urakoze mana yacu kuba twemeye ko tugiye kuganira nawe. Bana b'Imana hatwinjiye kuri buri munsi, reka dukuremo inkweto zacu nk'ikimenyetso cyo kwicisha bugufi no kurangamira ubuhangange bw'Imana, Imana nyir'ubutagatifu, tugakuramo ibyaha, bityo tukambara ubutungane Imana igiye gutwambika ku neza yayo. Kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Nimuhumure bana b'Imana, Yezu Kristo araduhamagaye ngo tumusange tuganire nawe. Ngaho reka dukurikize rya tegeko ry'umunwa ndetse n'amatwi, bityo ushobore kwegera Yezu ngo umunwa cwe, amatwi ngo bangu, kubangura kubanguka. Reka rero twegera ngaho kuri buri munsi, none kuwa gatanu tariki ya 2 Mata 2022 twabateguriye ikiganiro kiryoshye cyane cyitwa uko bashengerera Yezu mu Karistiya. Comment faire l'adoration? Ese ni ukwiye gushengerera ninde bitareba? Igisubizo nuko gushengera muri rusange bireba icyitwa ikiremwa cyose. Umuntu wese nk'ikiremwa gipfuka imbere y'Umuremyi, ariko by'umwihariko ni umukristo wahawe amasakramentu y'ayandi 3 y'ibanze: batisimu, ukarisiya no gukomezwa. Rero nyuma yo guhabwa Yezu mu Karistiya, Yezu gitambo, ifungo n'inshuti tubana, uwo mukristo yongera kwibwiriza akagaruka kuganira na Yezu. Bityo umukristo ntazatondagura ya nshinga yawe arihenura ngo abo twabyaranye nabo, ngo après moi c'est le déluge, ngo Yezu twahuriye mu misa, ubwo tuzongera duhurire mu ijuru ngiye gupfa, mpfuye babyeyi. Aha, oya, ibyo ntibikabe Yezu. Ahubwo Yezu twahuye, Yezu nakozeho, Yezu numvise, Yezu wankozeho, Yezu nahawe, reka ibisigaye twibanire nawe, duhore twiganirira. Gushengera rero bireba abashinze ingo ndetse n'ababyitegura, bikareba bihaye Imana ndetse n'abandi bitegura iyo nzira, bikabara nk'abantu Kiliziya iha ubutumwa inyuze muri ya mihamagaro ibiri: gushinga urugo, le mariage, ndetse no kwiha Imana, la vie consacrée. Rero bakristo bavandimwe, wakumva ibyo byiciro tumaze kuvuga uko ari 4 bihiniye muri ibyo bibiri, atari kwibonamo, yaba yisohokanga kuri buri munsi akabatembera, akaza kugaruka turangije iki kiganiro. Aha, ubwo mbonye ntawe ushinguye ikirenge yikura agenda, reka nkomeze mbanze nisegure, kuko hangangiye guhura n'abandusha ubumenyi nyine muri iki kiganiro: les philosophes, les théologiens, les mystiques, les contemplatifs et contemplatives, n'abandi mwese bari mu mwiyobokamana. Mumbabareho naza gutegwa, aho naza kuvuga ijambo uko bidakwiye, aho naza kwibeshya, kuko ndi umuntu erare humanum est, ibyo ntashobora gusobanura neza uko bikwiye. Ndi umunyantege nke, ndi umunyabyaha, ndi umunyeshuri gushakashaka Imana. Mana rero ndagusaba imbabazi kugira ngo abe ari wowe unankoresha, umvugiremo, bityo nshobore kukuvuga uko ushaka, ukomeze imbaraga nke zanjye ndetse n'ukwemera kwanjye, ukwemera kwanjye kudashyitse, mbashe kuba igikoresho cyawe muri iki kiganiro. Bityo twese hanga kuri buri munsi tukuramye, kuko uri Imana umuremyi wacu, amen. Buri wese rero yemerewe kuza kunyunganira cyangwa utegura ibibazo yanambaza, ndetse akanyuzuza, akanyunganira, akanyongerera. Imiryango irafunguye. Reka rero mbere yo kwinjira mu kiganiro tubanze dusome ijambo ry'Imana dusanga mu Ivanjiri kwanditswe na Matayo, umutwe wa 22 umurongo wa 37. Nyagasani Yezu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu Yezu Kristo kwanditswe na Matayo. Nuko Yezu asubiza umufarizayi ati: uzakunde Nyagasani Imana yawe n'umutima wawe wose, n'amagara yawe yose, n'ubwenge bwawe bwose. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Nyuma yo kumva iryo jambo ry'Imana rivuga kuri adoration, gukunda Nyagasani, gusenga Nyagasani wenyine, tugiye rero kwinjira mu kiganiro cyacu tugana Imana. Ikiganiro cyitwa uko washengerera Yezu mu Karistiya. Mbere yo kubagezaho umurongo ngenderwaho muri iyi ngingo yo kwashengerera Yezu mu Karistiya, reka tubanze tunyarukire mu ishuri ry'urukundo, l'école des jeunes amoureux. Ubundi tubanze dusuzume uko urukundo rukoze n'uko rukora. Ngo umunsi umwe ubwo hari hirya kure nyine muri Afurika, ngo hari ibura ry'abasore 40 de garçons. Abasore barabaye $5 ari mboneka rimwe. Byumvikana umukobwa muri icyo gihe wagira agatombora, agashinguza mwuwe, yabaga atomboye, akaba yabyinira no ku rukoma. Byumvikana arangije urugamba rwe. Nuko rero muri icyo gihe ngo umusore bita Mukunzi akundana n'umukobwa bita Cyokere, wari mwiza pe, afite uburanga buhebuje cyane.
nuko barakundana bishyira kera, ngo ariko kubera ko umukunzi hari kure kandi cyokere ngo akaba yaratinyaga ingendo za hato na hato, nuko cyokere aza guhimba amayeri agaha umukobwa wundi witwa Isimbi utubaruwa ngo dushyire mukunzi mu cyimbo cye. Uko Isimbi yazaniraga mukunzi ubutumwa kenshi buturutse nyine kwa cyokere, ni nako mukunzi yarushagaho kunyurwa n'uyu mukobwa Isimbi atiransi. Ariko mukunzi agatangazwa cyane cyane uburyo atinyuka agahangara urugendo rurerure, akagira ishyaka niba kwe no kumvira inshuti ya cyokere iyo idahwema kumutuma. Ubwo uko Simbi yagendaga azana utubaruwa, niko mukunzi yaboneragaho kuganira nawe bakarushaho kunga ubumwe. Igihe rero ngo cyaje kugera, cyokere ngo yakoraga mu uruganda rwamuhembaga uruhu rw'amafaranga, ariko nanone agakora gatuna mwene activisme amasaha menshi ndetse y'ikirenga, ku buryo hageze igihe ntiyongere kubona akanya ko kwandikira mukunzi. Icyo gihe nta telefone zabagaho, nuko rero mukunzi kubera ko bari baramenye na Isimbi muri cyagiye nyine yamuzaniraga ubutumwa, n'ubundi Isimbi akajya asubirayo yibwirije muri icyo gihe cyokere we yari busy. Ngaho naho fori cyakurikiyeho, nuko mu gihe gito Isimbi na mukunzi bakora ubukwe, mariage, barashyingirwa barabana. Nguko Isimbi yakoranye gutyo cyokere. Isimbi barangije urugamba rwe, kera kabaye nka nyuma y'umwaka, nibwo ngo cyokere yabonye agahenge akaruhuko, nuko agiye yumva ko ubukwe bwabaye kera, yewe mukunzi na Isimbi bashobora kuba baranabyaye, naho urekundi ari kurundanya amafaranga yo muri rwa ruganda ubu utaruhuka. Cyokere we, mbega wowe bakristo bavandimwe, cyokere ahagariye we nanjye, twebwe abakristo twokera gusa, tukokera ngo dukunda Yezu, ariko imirimo ndakubwiza ukuri activism ikaba idatuma tumusura Yezu, tukaba twaramushyize mu kato Yezu mukunzi tukamufatisha imoso. Nuko abinkwakuzi nkaba Isimbi baza agaciro ka Yezu, uko bagenda bamusanga bamusura kenshi, nako Yezu arushaho kugenda basanganira akabasana. Nguko gushengerera ababyeyi, gushengerera Yezu nyine, kureba Yezu, kumusura Yezu wumvise, Yezu wabonye wahawe, ariko ntibirangiriraho, ukagaruka ukamusura, visite au Saint Sacrement. Ibyo nibyo bita ibyishimo, mariage avec Jésus, kwibumbira kuri Yezu, kizirika kuri Yezu nyine nka Isimbi na mukunzi. Naho urekundi cyokere wirirwa gusa muri business ze ashakisha amafaranga ubutaruhuka, akibagirwa Yezu. Kandi byaba iri bura ry'abasore ku bakobwa twarigereranya n'ibura ry'ibyishimo, amahoro ku bakristo badafite Yezu. Wakwishima ute niba udafite Yezu, niba udasura Yezu? Aha ni hehe umukristo yakura amahoro, agahakura ibisubizo, agahakura ibyishimo? Ni mu gushengerera, kuganira na Yezu, gusura Yezu kenshi, kubonekera Yezu, être disponible à Jésus, gushobokera Yezu. Dore ko umwana utaganiriye na se atamenya ibyo sekuru yasize avuze. Yezu nanjye guhera umunsi nanjye mbese ngukunda kandi nzajya ngusura kenshi. Bakristo bavandimwe, muri iyi nyigisho yacu uko washengera Yezu mu Karisiya nk'amasakaramentu 7, turagenda natwe ku mirongo 7 point iza kudufasha gukunda Yezu, kumuhabwa neza kandi kenshi, kumusanga kenshi no kwibanira nawe, mu marier avec Jésus. Ingingo ya mbere n'uburyo bwo gusenga, forme de prière. Inzitizi n'ingorane mu gushengerera. Gushengerera ni iki? Uburyo bashengerera. 5 imyifato mu gushengerera, position. 6 aho washengerera, lieu ou endroit. 7 turaza kureba imbuto zo gushengerera ndetse na bumwe mu buhamya bw'abashoboye kubigeraho, cyane cyane abatagatifu. Turazirikana ko isengesho ryo gushengerera ari bumwe mu buryo umuntu ashobora gusenga agashyikirana n'Imana, bwangombwa kandi bwibanze mu buzima bw'umukristo. Ese koko wasanga ntajya ashengerera? Wasanga ntarasenga na rimwe kandi n'umukristo? Ingingo ya mbere, uburyo bwo gusenga, forme de prière. Hari ubwoko 5 bwo gusenga: louange, action de grâce, demande, intercession et adoration. Reka duhere ku buryo bwa mbere, la prière de louange. Ubwo no gusingiza Imana, ibisingizo. Anga no kwamamaza no kurata ubwiza bw'Imana, ubuhangange bw'Imana, tukayisingiza kuko yaturemye nyine. Na buryo bwa kabiri, la prière d'action de grâce, no gushimira Imana, tukazirikana ku byiza byose yagiye dukorera, ibitangaza Imana itamye kudukorera, tukayishimira. Urakoze Mana, c'est la gratitude. 3, la prière de demande, gusaba. Ni ikimenyetso cy'uko dukenera Imana ndetse n'abandi tubana, kuko nyine ntawakwigira. Nuko rero muri isengesho tugasaba Imana imbabazi, tukayisaba ibyo dukenera buri munsi, tuzirikana ko Imana idukunda
ntacyo yatwima. Nimusabe muzahabwa, nimushakashake muzaronka, nimukomange muzakingurirwa. Amen. Uwo ni Yezu bitubwira. Ku bwa kane, c'est la prière d'intercession, gusabirana, gusabira abandi. Demander Dieu en faveur des autres. Nguko gusenga dusabira abandi, tukageza ibyifuzo byacu ku Mana y'abadutumye, guheka abandi mu isengesho, abadutumye ndetse n'abatadutumye, gusabira igihugu, abayobozi bacyo, gusabira kiliziya n'abayobozi bayo, sosiyete yacu, abari mu kaga, ababaye abashavuye, abadutumye ndetse n'abatadutumye, abo tuzi n'abo tutazi, tukabasabira ku Mana. La prière d'intercession. Naho ku bwa gatanu, c'est la prière d'adoration. Anacyo gituraje inshinga, nkazirikana ko ndi ikiremwa imbere y'umuremyi, bityo ngapfukama, ngicisha bugufi, ngaramya umuremyi. Abakristo benshi rero ntidutangazwe nuko akenshi dukunze kugarukira ku buryo bune bwa kane bubanza, tukaba tukavuga tukitakuma, tukarundaho Imana ibyifuzo byacu, ibibazo byacu, tukayibwira. Ariko tukibaye ubwoko bwa gatanu bw'isengesho, aho Imana ishaka ko yatwibwirira cyangwa twanashengerera, tukabikora nyine muri ubu buryo bune n'ubundi bwa mbere bubanza, turi kuvuga gusa, bikarangira gusa twavuze, twabwiye Imana ibyari bidushishikaje, byari bituraje inshinga, ibi turi ku mutima. Ariko se nanone babyeyi, bakristo, eseye kubwira Imana cyangwa kureka Imana ikambwira igifite akamaro, nahitamwe ikihe muri ibi? Ibaze nanjye nibaze. Reka rero turase ku ingingo ya kabiri, igisobanuro cyo gushengerera. Gushengerera ni iki? Reka twifashishe abahanga bashoboye gusobanura gushengerera. Papa Benedicto wa 16 mu gusesengura ijambo ry'ikigereki proskunesis mu kilatini ritanga adoratio, ariyo adoration, aragira ati c'est l'attitude de soumission et d'union au Christ, l'ami divin, geste de soumission. Ni igikorwa cyo kwicisha bugufi, ukishyira munsi, ukiyoroshya, ukemera kumvira, nka isimbi wemera kumvira cyokera akamutuma kuri mukunzi, wagera kwa mukunzi nyine ukawigereyo neza ukamenya ubwenge. Soumission do isimbi mukunzi. Aha muri rusange nanone hari igisobanuro cyo gushengera tukesha gatigisimo kiliziya gatolika, ubwo bagira bati l'adoration c'est la première attitude de l'homme qui se reconnaît créature devant son créateur, son sauveur. Amen. Ni igihe umuntu yicisha bugufi nk'ikiremwa imbere y'umuremyi n'umucunguzi. Amen. Gatigisimo kiliziya gatolika nimero 2628 n'ibihumbi 2096. Ku buryo bw'umwihariko igisobanuro cyo gushengerera, l'adoration eucharistique c'est un temps de silence en présence du Christ présent dans l'hostie consacrée lors de la messe. Il est là, tu es là, c'est tout. Ni igihe cyo guceceka, gutuza, ubundi ukarangamira Yezu uri mu Karisiya, wa mugati mu misa wahindutse umubiri wa Kristo, Ukarisiya, ifunguro. Ariko ukaba kwemera udashidikanya ko Yezu ahari wese, ko Yezu ahari, ako kandi Yezu aragakunda. La présence réelle de Jésus. Kuba nemera ko Yezu ahari birampagije, yewe namutse ntanamubonye n'aya maso y'umubiri, kubera inyenye z'umubiri za muntu nyine, inyenye zigira des limites, nkaba nizeye ko Yezu wanduzi, kuba Yezu anduzi birampagije rero. Ngo padiri bari tazari gafuku, umupadiri wa mbere w'umunyarwanda, ngo haraho yageraga muri dieri ye akanyamakuru ka buri munsi, ngo gihe bari mu seminari nkuru muri Tanzania, nuko ati ngo habagaho igihe cyo kujunjama. Igihe cyo kujunjama ababyeyi. Aha, igihe cyo kujunjama birumvikana c'est la pauvreté du langage, ubukene bw'imvugo. Bishaka ko byumvikana ko iri jambo gushengerera yari atarakamirika neza uburyo barivuga, ariko bigatwereka ko gushengerera, ariko bigatwereka ko gushengera muri formation y'abihaye Imana ari umwitozo ndasimburwa, aho baceceka nyine bakarangamira Yezu mu Karisiya. Ese wo muvandimwe, gushengerera kwawe no kujunjama ujunditse nk'umujinya, uburakara, ubugome, ingeso mbi ukazicecekana, cyangwa ni umutuzo w'amahoro hamwe na Yezu? Yezu akaba nyine ari ku munwa wawe, akayumvuga ndawuvugana inyama mu kanwa, Yezu akaba ari mu kanwa kawe. Ese guceka kwanjye ni amahoro cyangwa ni intambara? Ibaze nanjye nibaze. Ingingo ya gatatu, inzitizi n'ingorane mu gushengerera, les obstacles dans l'adoration. Bakristo bavandimwe, gushengera ntabwo byoroshye pe, ntabwo bipfa gukorwa n'umuntu ubonetse wese, bisaba nyine umuhate ngo wabaye isimbi.
gushengera n'umwitozo ukomera cyane ariko ushoboka. C'est difficile mais c'est possible. Abenshi uzumva bakubwira bati ngiye kugira ngo ntaza gusinzira mu gushengerera, nshaka ibintu bibomborana bimpuza bigenda binkangura umunota ku wundi, nkaba navugisha pure cyangwa nkaba navuga andi masengesho, ngasoma ibitabo by'Imana, naba nazanye nka telefone nkaba nakumva indirimbo z'Imana, ngasoma Bibiliya n'andi mayere menshi nakwihangira ngo rwanye uburangare, ibitotsi n'umunaniro. Abakristo bavandimwe, ibikoresho twitwaza mu gushengerera dukoresha kuvugisha pure ndetse no gusoma ibitabo sinakubwira, ibi bitwereka ko guceceka ari umwitozo ugora benshi pe, ku buryo wasanga mu buzima bwawe ushobora guceceka gusa igihe usinziriye, igihe uryamye, mbese byumvikana atari ku bushake bwawe. Akaho umugabo ntari buze kuvuga izina ngo baramubwiye bati iki kizamini tugiye kuguha nugishobora turaguha igare, ngaho rero mara iminota 5 ucecetse utaravuga uhite yegukana iryo gare ngiki kizamini. Nuko wa mugabo ati ibyo nabyo iminota 5 gusa ntaravuga, ibyo biroroshye cyane. Nuko atangira ikizamini arihangana, araceceka ngo no munota umwe utararangira ngo agira amatsiko akomeye cyane ngo yagombaga gusiganuza ati ariko ni pompo y'iryo gare nayo muraza kuyimpa kuko hanze aha mu giturage wacu hari ikibazo cy'umwuka. Ikibazo cy'umwuka ababyeyi kimukozeho. Nuko ikizamini cyo guceceka kiba kiramutsinze, aburi iryo gare aricyo. Muvandimwe wisuzumye wowe guceceka wabishobora nk'iminota ingahe ngo baguhe iryo gare ngo ubone Yezu, ngo wumve Yezu? Aho nawe ku masegonda nk'abiri gusa ntiwabura umwuka, ntiwagira amatsiko, ukaba wasaba ko bakongerera umwuka. Kongererwa umwuka ababyeyi, imbogamizi n'ikintu cyose kiba kiri imbere ku muntu, nawe inzitizi nibishobora kuba biri inyuma yawe. Ibyo byose rero ari ibiri imbere ari ibiri inyuma bishobora kugira uburyo byabangamira isengesho ryo gushengerera. Ibyo bisitaza byose twabihinira mu bintu 4: umwanda, isuku nke nk'ibyaha, ibitotsi, uburangare, ariko cyane aka kagabo urusaku kadutesheje katuraje inshinga. Aho tugiye kwibanda nyine kuri iki cya 4 aricyo twakwita n'ikibangamira gushengerera ku bwa mbere. Erega ntiwashengera nyine uri gusakuza, akamvuga igira iti le bien ne fait pas du bruit comme le bruit ne fait pas du bien. Ngo cyiza nta rusaku kigira nk'uko urusaku narwo nta cyiza rugira, rwigira akavuyo nyine. Kuko nyine Imana ntiba mu rusaku, Imana iba ahantu hatuje. Iyo utuje nibwo ubona Imana, nibwo wumva Imana. Bakristo bavandimwe, gutuza biri ukubiri. Ushobora gutuza inyuma ariko imbere uri gusakuza, hari gutambuka bakirabiranya, bakidobya na babiracika. Ushobora kuzinya radio izi inyuma, ukazinya televiziyo, telefone sinakubwira, ukava ku isoko ry'imigati le marché mu rusako rw'abantu benshi mu kavuyo, ukabaho ntacyo uvuga birumvikana. Aho ushobora kujunjama cyangwa gutuza, byashoboka byombi. Ariko burya mubyeyi, urusaku rubi n'urw'imbere, le bruit interne, aho umutima udatekanye uri kubira, aho ushobora kwemera Yezu ngo mugiye kuganira wafunze bya bindi byose byagusakurizaga, kandi imbere ukiri kwirukankira muri business zawe nk'abacyokere nyine, usezeranya mukunzi ngo aramukunda, ariko shwi nta n'iminota mubonera ngo musure. Umwanditsi André Simone mu gatabo cye sur la prière simple kuri page ya 14 agaragaza impungenge cyangwa impamvu ebyiri kandi zuzuzanya ijambo ry'Imana iwanjye ridashobora kunyeganyeza intebe z'umutima, umutima w'umuntu, umutima wawe. Impamvu ya mbere c'est le bruit, ni rwa rusaku babyeyi. Iryo jambo ry'Imana nta rusaku riza rifite, nta rusaku rigira, riza rihuhera gahoro cyane, ku buryo bisaba umutima usanze umenyereye kumva ya matwi y'imbere, amatwi y'umutima, la voix intérieure, umenya guhunga urusaku ndetse n'umwijima. Nawe impamvu ya kabiri c'est l'absence. Akenshi Imana itubwira mu mutima, kandi akenshi tutaba duhari, turasiba, turakerererwa, turahunga imitima yacu, turarangara. Kandi aho mu umutima nama ariho Imana ituye. Imana iri muri twe. Ibaze nawe umuntu akaza kugusura ariko gasanga wigendeye udahari, l'absence.
iyi mpamvu y'urusaku irakomeye cyane, ni inzitizi, ni imbogamizi kubumva ijwi ry'Imana, ijwi ry'imbamutima, la voix intérieure, kumva ko Imana ivuga. Burya ijwi ry'imbamutima rirakomera cyane kuryumva. Ntabwo byari byagushyikira ngo wumve hari akajambo kagukirigise mu mutima. Aha, byashoboka. Ngiri ari impamvu igiye gutuma twibanda ku buryo bwo gushengerera, bityo tubimenye tujye tubikora. Ingingo ya 4, uburyo bwo gushengerera, comment adorer. Ngo umunsi umwe Padiri Yohani Maria Vianney igihe yari muri paruwasi ya Arse, tujya tumwumva yakundaga gusenga ndetse no gushengerera. Umwitozo wo gushengerera yakundaga. Ngo noneho ngo akenshi yakundaga kubona umukristo yaba agiye ku kazi akabanza akanyura mu kiliziya agasenga, birumvikana. Nanone yaba arangije akazi akanyura mu kiliziya gusenga, birumvikana. Nuko Yohani Maria Vianney akagira amatsiko y'icyo umukristo bari kuvugiye hari imbere y'isakramento ko hatambuka buri munsi. Nuko umunsi umwe Yohani Maria Vianney aza kumuhamagara amubaza ati, ko buri munsi mbona utambuka hariya, wajya no gutanga abantu hatambutse, niki uvuga iyo uri imbere y'isakramento? Nuko umuyoboke w'Imana aramubwira ati, Monsieur le curé, je ne lui dis rien, seulement je l'avise, il m'avise. Amen. Ati, ntacyo mbwira Yezu, ahubwo ndamureba nawe akandeba. Nkumva ndishimye, nkumva birampagije. Amen, amen. Nuko iyo nteruro irusha gucengera Yohani Maria Vianney no kurusha kumufasha gusobanura ndetse no gusobanukirwa ibya Yezu. Yezu dushengera mu Karistiya, ko atari amagambo akeneye, amagambo twamubwira gusa, ahubwo kumutega amatwi y'umutima, tukamuhanga amaso. Ibindi Yezu akabyikorera akabyimenyera. Ndamureba nawe akandeba. Aha rero tujye kureba uburyo umuntu ashobora kwinjira mu isengesho, icyo yakoramo nuko wasohokamo. Hari benshi bashengerera ndetse bagakoresha uburyo bwinshi. Icy'ingenzi nakubwira muvandimwe, icyita rusange ni uguceceka, c'est le silence, gutuza. Aho rero niho rusengiye, aho niho hari umutima, le cœur de l'adoration, c'est le silence. Rero nubwo naza kuguha uburyo bumwe muri ubu, ndirengagije ubundi, kuko buri wese nyine agira uburyo bw'umwihariko ahuramo na Yezu, ariko bwa rusange ni ugutuza, umutuzo mu gushengerera. Rero katuzirikane uko bashengerera. Bashengerera bate? Gushengerera no gusura Yezu. Nuko rero muvandimwe, umaze kugera imbere y'isakramento, ubanza gukora ikimenyetso cy'umusaraba ng'urufunzo rw'isengesho mu kwegera Imana mu butatu butagatifu. Ngo usuhuza nyine, ntabwo widumbukiza uko ubonye. Hanyuma rwose reka mbisubiremo, igikurikiraho Yezu ntabwo akeneye icyo mubwira, amagambo gusa nzamubwira, ahubwo akeneye we icyo ambwira. Ako kantu icyo Yezu ambwira. Abenshi rero bakurikizaho akajambo ko guhamagara Yezu. Dore ko Yezu ubusanzwe adasuzugura, ahubwo Yezu arumvira, n'umwana mwiza wumvira. Yezu agiye ikinyabupfura, ntiyadutenguha. Mukristo reka nkubwire, ushobora guhamagara amasumbuko akanina ntakwitabe, ariko Yezu we biratandukanye. Iyo umuhamagaye araza koko kandi agakora icyo musabye, ariko abona gikwiye. Nuko abahanga bati, aka kanya uko turi kugenda tubikurikirana, iyo umaze kumutabaza kumuhamagara, ukomereza mu mwitozo wo kwitsa, respire, ukavuga interuro yinjiza Yezu wawe mu mutima wawe nk'uburyo uhumekamo, bityo umunwa ugahura neza neza n'umutima cyangwa n'ibihaha. Ukabavuga akajambo kagufi ko muri Bibiliya, verset biblique, akazina wakunda guhamagara Yezu nk'umukunzi wawe. Urugero, ngwino Yesu, ukuri kugenda witsa, ukuri kugenda uhumeka, Seigneur Jésus, Yezu mwana w'Imana, Yezu Kristo, Nyagasani Yezu, Yezu ndagukunda, Yezu ndakwizera, Yezu mwana wa Dawudi, Yezu mbabarira, Yezu ndagukunda, urakoze Yezu, usingizwe Yezu, Yesu, Yesu, Yesu. Ukuri kugenda witsa, ukuri kugenda uhumeka, niryo zina rikugenda ryinjira buhoro 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 buhoro, uri kurivuga, uri mwiza Yesu, shimwa Yesu, ratwa Yesu. Erega kwitabaza Yezu n'ubusanzwe, uretse no mu gushengerera, izina rya Yezu ni izina rikiza. N'uburyo bwiza bwo gusenga nanone, utabaza umukunzi wawe umuvuga mu izina, atari ku munwa gusa, ahubwo umwinjiza mu mutima wawe, Yesu, 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 Yesu. Hanyuma iyo umaze gutabaza Yezu wizeye nyine ko muhamagaye, ugendera ku ntego igira iti, ndabizi Yezu arahari, Yezu yaje. Ndakubwiza ukuri, ikikubwira ko Yezu yaje, ibitekerezo bishobora gutangira guhinduka, transformation de tes idées. Aha rero benshi hari ubwo batangira kwicuza
nanjye kuvuga so culpabiliser, bumva ko batangiye kurangara, bakikomanga ku gituza ati ndi kurangara. Nyamara ahangaha Yezu batangiye gutambagira mu mishinga yacu, mu buzima bwacu, ibyo duhugiyemo, nos occupations, ari byo twakwita prier avec nos distractions. Aho ndangariye, aho niho Yezu ashaka kwibanda nyine, no gucunga ababyeyi. Icyo ngiyemo aho ndangariye niho Yezu ashaka ko ntekerezaho by'akarusho. Aho ngaho niho Yezu ashaka ko nibanda, niho Yezu ashaka ko ntekerezaho. Nuko ariko ngakomeza umurongo ntarangara wo gukomeza ntareba gusa urutoki ruri kunyereka Yezu, ahubwo ndangamiye Yezu. Bityo sindebe gusa ibyo mpugiyemo, ahubwo nkareba aho biri gushaka kunganisha umutima kuri Yezu, cœur à cœur avec Jésus. Mbese ibyo byose ubwo buzima ni gutambukamo ukamera nka filime y'ubuzima bwanjye, ibyambayeho ndetse n'ibyabaye kuri mugenzi wanjye, aho nirengagije, aho Yezu ashaka kuntuma nko kuri mugenzi wanjye, ibyo ntakoze neza, ibyaha nivurugutamo, Yezu akabagira uburyo abindangira. Cyakora ahangaha no kwitonda, hashobora no kuziramwo amajwi ya shitani, kuko nawe ntatangwa abacungiye akagenda ashamika aho ngaho Imana yaje. Shitani we ntatangwa agira ngo tuyobye. Ariko ikizakubwira ko mukiri kumwe na Yezu nuko nutangira gushidikanya kuri ya majwi, uzihutira kongera kumuhamagara Yesu, Yesu. Wa mwitozo wo guhumeka ukawukomeza, nuko Yezu agakomeza kwereka icyo ugomba gukora. Mbese angana niho umutima nama ukora, ubwenge n'umutima bigakora, ntabwo ari ukwicara gusa, uba uri no gukora yewe, bityo ngo ubashe kumva neza iryo jwi ry'imbamutima, ijwi ry'imbamutima. Akenshi amagambo Yezu avuga aba ari magufi, ati komera, shishoza, humura, ntujyeyo, rekeraho, vayo, oya, yego. Mbese Yezu avuga akajambo gato nk'ikimenyetso akohereza, comme signe de renvoi. Abazi umuziki murabizi icyo bita signe de reprise ou bien signe de renvoi, ni ikikohereza ahandi aho uza gusubira. Bityo Yezu agakohereza kujya gushakisha, Yezu aguha kamwe nawe ukabona ka kabiri ndetse n'aka gatatu, n'umwanzuro bikarangira gutyo nyine. Cyakora ikitumvise ahangaha muri kuvugana, wamwumvise ushobora no kumusiganuza. Ese Yezu biriya umbwiye mbikoreho iki, mbigenze gute? Ari wowe Yezu biriya wabigenza ute? Ari wowe uhuye n'ibi byago wabigenza ute? Usiganuza Yezu buhoro buhoro nk'umunyeshuri imbere ya mwarimu, ibyo atumvise akamubaza. Aha niho hashobora kubera igikorwa noneho cyo kuganira na Yezu, nawe ukaba wamubwira, ukaba wamusaba imbabazi, wenda kweretse amafuti yawe. Yezu ashobora no gukwereka ikintu cyakubayeho, akeneye ko umubwira merci, akeneye ko umushimira ibitangaza yagukoreye. Icyo gihe uramushimira ukamubwira uti Yezu warakoze, Yezu uri nyirimpuhwe, warandokoye hariya, Yezu warakoze. Arabikwereka pe. Ndetse n'ibindi bibazo byose byo mu buzima bwawe bigenda bitambuka muri utwo tugambo tugufi nyine, dans le silence, utugambo tugufi cyane. Yezu ashobora no gukoresha interuro ndende, ariko akenshi n'utugambo tugufi. Rekeraho, mubaze, ntujyeyo, iga, shyiramo imbaraga, humura, ndagutabara, komera, nimuhumure, mwigira ubwoba, witinya. Amagambo meza yo kuduhumuriza, kuko Yezu ntashobora kudukura umutima. Ibyo bintu wabiretse. Ngo umunsi umwe hari umupadiri wamenyereye kubaza Yezu ikintu cyose ahuye nacyo, akagisha Yezu inama. Yaba nanjye nabikoraga pe. Ngo nuko umunsi umwe ngo musenyeri we aza kumuha ubutumwa bugoye pe. Nuko umupadiri bari kuganira, musenyeri we abifata nkaho nyine ari igihano musenyera muhaye, nkaho musenyera mugenzeho. Yibaza uburyo ari bubwange buryo ajya gusuzugura, biramuyobera. Yibaza n'uburyo ari bubyemere kandi abona bigoranye. Nuko abwira musenyeri ati, musenyeri umpaye nk'iminota 10 ndagaruka ngo igisubizo nyacyo. Nuko musenyeri amuha akanya, wa mupadiri aragenda, ngaho mbwira ahantu yagiye. Nuko ajya imbere y'isakaramento ritagatifu muri chapelle aho ngaho nyine muri eveshe, maze atangira arashengerera. Nuko yumva ijwi ririmubwiye mu Giswahili riti aca maneno. Nuko wa mupadiri ahita amenya ko Yezu amubwiye ati, witera amagambo nk'umwepiskopi wawe, wisuzugura, emera ubutumwa kuko nanjye ndi kumwe nawe nzagufasha. Akomeza ashyiraho n'ibindi byose interpretation icyo Yezu ashaka kumubwira. Nuko aragenda birumvikana, abwira musenyeri ati, nta kibazo ndabyemeye mubyeyi, ntuma. Amen amen. Chers frères et sœurs, Jésus nous renvoie. Nk'uko Yezu ashobora kuducira inzira nyinshi ngo turushe gukaza ibitekerezo, akayaducira n'amarenga. Acha maneno, hangalia kidogo, gabanya amagambo mupadiri we, ongera ibikorwa, gabanya umunwa, wongera amaboko, utege amatwi, wumve, wumvire. Kwa kumvira
biganisha kumva. Nguko ko mu gushengera komeza utemberana na Yezu, iyo wumvise icyo wagombaga kuvugana nawe kirangiye, ushobora kongera kumutabaza Yezu 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 avec respiration. Ako kantu hamwe n'umwuka ugenda uvuga Yezu, uko uhumeka uvuga Yezu, nicyo kimenyetso gishobora kukwereka ko utarangaye cyane burya. Nukweza gatembera mu zindi mfuruka z'ubuzima bwawe, cyagiye nyine uri gushengerera. Hari n'igihe ushobora kumva n'umurongo wa Bibiliya uraje, verset biblique. Icyo gihe ubanza kuwusoma, birumvikana hari igihe uba witwaje nka Bibiliya, ukumva nk'ubutumwa bukubiyemo Yezu ashatse gukubwira. Ashaka kubwira ati Yeremiya umutwe wa mbere 8, urwo no rugero ati humura ndagutabara. Yewe ushobora no kumva indirimbo iri kugukirigita, icyo gihe uri wenyine ushobora kuyiririmba ukumva aho Yezu ashaka kuganisha. Cyakora uri kumwe n'abandi ukabasohoka akanya gato ukayiririmba ushaka mu butumwa Yezu ashatse kuguheramo. Hano wari gushengerera w'umuyisirimu ngo yari yaje yambaye neza yikwije, yambaye ibintu bisirimutse, ngo agiye kubona abona inda ziri kumutondagira. Nuko atangiye yivovota ati ko nsanzwe mfite isuku, izi nda ziri kuva he? Abaza Yezu mu gihe ari gushengerera. Aza gusanga muri uko gutekereza hari umukecuru baturanye yari yaribagiwe, warembeye mu nzu utagira umwitaho, ntagiheruka amazi, ntagiheruka koga, ntagiheruka n'ifunguro. Agiye kureba wa mukecuru arangije gushengerera, asanga ko kumwanda ari wose yuzuye inda. Nuko ahita atangira atekereza muri uko kwita kuri uwo mukecuru, ahita atangira atekereza mu buzima bw'ibintu byose byazana umwanda, ibyaha ngibyo kwirengagiza, kwiyandavuza. Izo nda yabonye zari zirimo zimwerekeza ku nda zishobora gutambagira mu buzima bwe, mu mutima, ubuzima bwa roho. Hakaba hari nk'ibitagangurirwa bihari, kuko atagisaba penitensiya, atakisukura. Asanga ko ibyo bintu arabyujuje, ataherukaga penitensiya. Bakristo bavandimwe, ngibyo ibimenyetso bishushanya Yezu ashobora kuduha buri munsi iyo turi gushengerera, agatwicira isiri, agatubwira mu marenga signe de renvoi, akatwohereza. Ubukomere bw'umwitozo aho bushingiye nuko akenshi tuza dushaka ibisubizo byihuse by'ibibazo tuba dufite, tukaza imbere Yezu gusa igihe twahuye n'ibibazo, amagorwa, uburwayi. Wabaza gushengera ngo ntabarwaye banyantege nke, ibyo bintu byakwiriye ahantu henshi, umuntu muzima ngo ntajya gushengerera. Ye baba we, nibwo yaza kubwira ati akariro gake na feri, genda gahoro yitonde kuko ndakorera kuri pressure. Nibwo bizarangira ntashyamara amasa, kubera ko narinje kubwira Yezu ariko sinarinje kumutega amatwi, kandi byaba. Cyakora abantu bamenye gusenga mu byumba basakuza, imiziki sinakubwira, kwa guhura n'Imana zivuga mu butayu, uyu mwitozo wo gushengera urabagora cyane. Ana mpamvu benshi bashimishwa no kubonekerwa, nabonekewe rwose, kurota inzozi, kuko ari byo bibangukira, nibyo bashobora gushyikira cyane vuba vuba, ntibibagora byo. Nyamara yaba Kristo benshi bamenyaga ubwiza bw'iri sengesho ryo gushengerera, uku gutuza, ko ariko kubonekerwa na Yezu by'ukuri, ntibakongera kuwusiba, ntibakongera kujya avuza induru mu gusenga ngo uri guhamagara Imana kuri kilometero, kandi Imana iri hafi aho ngaho, iri hafi nawe mu mutima wawe, aho ngaho nyine muri tabernacle. Hari ubwo tujya muri za konseri tukabyina, ibyo bikaza ibisirimba sinakubwira, tugataraka. Nyamara icyatubwira ko buriya buryo bwose bwo kuvuga ari uburyo bwo gusakuza cyane, ibyo sinirwa mbitindaho cyane, ariko buba ari uburyo bwo kuvuga gusa. Wenda muri ubwo buryo nabwo ushobora gutambukiza mu isengesho bigakunda, ukaba wasaba wabwira Imana bigakunda, ariko ukabimenya neza ko Imana itigeze ikubwira, ntiwigeze uyitega amatwi ngo nayo igire ikikubwira. Ikimenyetso kizakubwira ko gushengerera ubimenye neza nuko bizakuryohera, bicyamvuga ikazakuzuruzaho ngo c'est un forgeant qu'on devient forgeron. Tubijyanye aho mu gusenga, ngo umenye gusenga, ukora imyitozo myinshi yo gusenga, ukumva yewe uri gushenga iminota yakubanye mike, ukumva rwose urabikunze. Iyo ukabona amagambo yo kubivuga cœur à cœur, ndamureba nawe akandeba nkumva biranshimishije, ngo wa mukristo yarise nawe, ngo wahoranye n'umukunzi we, urukundo hagati yanyu mwembi, ce sont des gestes. Ukumva ko ruriyo none nejo hagaruka nejo bundi, ukongera ukamureba, kaba nubwo wakumva ntacyo ufite cyo kumubwira, kumva ko kumureba gusa biguhagije. Wahora ushengerera, wahora usenga, kumva bikunze, kumva ukunze ubuzima bwa roho, kubuvugurura, kumva ko ari ifunguro rya buri munsi utabura gufata, kumva byabaye guhumeka, comme respiration. Aha kabaye aho wabimenye rwose. Imana ishimwe, niba utazongera gusiba. Ingingo ya 5, imyifato mu gushengerera, position.
mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri ati la théologie se fait à genoux. Umuntu amenya Imana, wiga Imana upfukamye, uciye bugufi. Muri rusange abakristo bavandimwe gusenga no gupfukama no guca bugufi, ariko by'umwihariko gushengerera no gupfukama ukamanura amavi hasi. Ariko gupfukama ntago ari gusa gushyira amavi hasi aya ngaya tureba y'umubiri, ahubwo amavi hasi ni uburyo bwose wakora wicisha bugufi, kuko nyine gushengera biguhindura mugufi imbere y'Imana, ubuhangake bw'Imana. Hari rero none imyifato ushobora kugira imbere y'isakramento ya rusange iyo uri wenyine niyo uri kumwe n'abandi, kugira ngo utagira ubangamira, kugira ngo utagira ukingiriza Yezu, bityo mugenzi wawe mwajyanye gusenga we ntabone Yezu kandi byaba. Rero ushobora gupfukama, ushobora kwicara, ushobora guhagarara, kurambarara, cyangwa ukagenda uhinduranya izo gestes, izo position zose bitewe n'igihe ufite, cyangwa nuko wumva umubiri wawe umerewe, ariko ukabikora ku buryo wumva utekanye. Ushobora guhumiriza ukareba Yezu, ubundi ukamubika mu mutwe wawe, ukamubika mu bwonko bwawe, ugahumiriza uri kugenda umutekerezaho. Ushobora no gukanura umureba wese. Rero kugira ngo ibingibi bigushobokere, hagombera none imyiteguro y'imbere ndetse n'inyuma, de préparatif, gusengesho cyangwa ikiganiro na Yezu gishobore kuza kuryoha. Uko biri kose nawe yigiye mu bukwe, hari imyambaro uko biri kose userukana, ndetse no gusanga Yezu mu kiliziya, naho bigombera kugenda ukeye ku mubiri ndetse no ku mutima, nguko niba ushaka isengesho riza kugenda neza uko ubishaka. Hana none igice cyo gusaba penetensiya, ukigorana n'Imana, aho ni imbere. Ushobora gufunga amaso, ushobora kuyafungura, ushobora gufata ishusho ya Yezu ukagenda uyirangamira uyireba, ukayibika mu mutwe, ariko cyane cyane mu mutima, kugenda uyitekerezaho. Ndetse n'imyifato myinshi wakora yagufasha ukirinda gusa kurangara ndetse no kurangaza abandi. Ingingo ya 6, aho washengerera, lieu ou endroit d'adoration. Nkuko tubizi habaho amasakamento 7 byamenyetso bitagatifu Kristo akoresha kugira ngo dutagatifuze muri kiliziya ye. Ayo masakamento rero kuyahabwa ndetse no kuyatanga bisaba nanone ikimenyetso gifatika ndetse n'amagambo. Urugero, ntiwaherwa ukaritsiya kuri WhatsApp, ndiwasabira penetensiya kuri telefone kuri WhatsApp, icyo gihe bwaba ari ubujyanama. Ndiwabatiriza umuntu kuri internet, kuri WhatsApp, kuri Zoom, online, ndibibaho babyeyi. Ayo masakamento 7 afite umwihariko nyine nk'ikimenyetso gifatika. Ariko habaho n'ibindi bimenyetso by'ubuyoboke, ibyo twita de sacramento, nk'umugisha, amasengesho, gushengerera. Ibyo de sacramento bishobora kubera online, kuri Zoom, kuri internet, kuri Facebook. Ahandi ushobora gushengerera mu rugo rwawe, iwawe, mu nzu, mu cyumba, mu nzira, n'ahandi. Ushobora gushengerera Yezu ku musaraba, ukaba warangamira umusaraba, ko nako no gushengerera. Ushobora gufata akanya ukiherera ukitekerezaho, oraison, gusenga bucece mu mutima wawe. Ushobora no gushengera ukoresha ishusho ntagatifu, ukayireba ukayihanga amaso, ishusho ya Yezu ndetse n'ibindi byinshi. Ariko aha hantu ngiye guhacaho uturongo 2, souligner des fois. Ahantu nyirizina aho washengererera ni mu kiliziya, muri chapelle, imbere y'isakramento ritagatifu. Aha niho Yezu aba ari concentré wese. Burya umwami nyine atetse ijabiro, twakagombye nyine kugira aho tumushakira hakwiye, muri tabernakoro, tukigera nka kurya isimbi yigererayo, naho cyokerewa kiri mu mandazi yo ngiyo. Naho ubundi buryo bwose butari imbere y'isakramento ritagatifu, physiquement, ku buryo bugaragara, yego nibwo, ariko n'amabura kindi ni ukubura kugira Yezu mu karitsiya uragasingizwa. Nkaho mu Kristo ugira ati padi ntiwambaka penetensiya kuri telefone, ntiwazambatiriza umwana kuri telefone. Ye baba we, ese bakristo kwa kwibaza tuti, nubwo muri corona ubwo yari ishatse kubizana, hari muri iki gihe wakora urugendo rw'amasaha arenze 2 atarabona chapelle irimo Yezu, wenda nivugiraga 2 cyangwa 3 yageramo, wenda wasanga se ngewe padiri ngiye kwabwira akantu gasekeje, duturanye na Yezu cyumba ku kindi, icyumba cyanjye gifatanye na chapelle irimo Yezu hafi y'isakramento. Ndireba hirya, ariko nge na Yezu tukamera nka ya 20 de ligne parallèle kino se rencontre jamais. Ibaze nawe mu Kristo tuye mu marembo ya kiliziya, ugakerererwa misa, kerererwa niho usiba, niho udashengerera. Ibaze none we haye Imana udashengerera,
ahora imbere y'isakaramento. Aha ni bya bindi byo kwambaye ikirezi nyine atamenya ko kera. Padiri frere maser, mbwira ibindi ujya ushengerera bituma shapere zanyu imyanya yanyu mwicaramo haratonze uruhumbu, ibitagangurirwa byirirwa bihatambuka uko bibonye bihatambagira, kandi Yezu adatambagira iwanjye muri shapere yanyu ibitagangurirwa. kandi byaba wasanga kuvaho kw'Imana utarafata n'iminota 30, nirinze kuvuga 10, reka nshyiraho myinshi, uri wenyine ndaho biguhatiye atari itegeko ry'umuryango rya community, kuko nyine musengera ku itegeko ngo wenyine ushengerere ku bushake bwawe nta biguhatiye, ngo uri guhata ibirayi. kandi byaba ngo umufuratira umunsi umwe uri muri stage ngo yigeze agira igikomere, ngo umupadiri yari gusoma ku gacupa hafi aho ngaho nyine muri bara yari iri hafi aho, kandi buri buke mu gitondo aza gusoma misa, nuko abwira faratira ati shage nushakire Bibiliya niba uyimbonera uyinzanire hano, bityo ejo nzabona icyo mbwira abakristo. ye baba we bakristo bavandimwe, padiri ngura iyo foto ya Bibiliya muri bara iri kugwaho ibitonyanga by'inzoka, tuvuge nka yamvuga yo mu Romana ati in vino veritas, ngo mu nzoga ngo hiberamo ukuri, ngo uyu mupadiri ibitekerezo bigiye kwisuka ngo ubwo ari imbere y'aka gakoresho, ariko ubundi ibitekerezo bivuye muri bara nza kusangiza abandi, nza kubwira abandi mu kiliziya y'Imana imbere ya tabernacle, imbere ya ritari. babyeyi yamvugo ngo yambariza kwishyiga ikagusiga ivu, gutegura inyigisho mu ikabare kweri. koko padiri we wabuze shapere, hanyuma se gucyumva ko wabwira abandi gusa, wowe ntacyo ukeneye ko Yezu akubwira, kujya ushaka kuvanga amasaka n'amasakamento kweri. iyi ni scandale. cyangwa kumva umupadiri, abapadiri twaragowe rimwe na rimwe muri za mvugo zo gukerensa ndetse no kunusura ukarisiya na misa, ati ejo nzajya kuvuga misa nzayihutisha, nako nzanyarutsa, nako nzasoma ka misa gapyatuye, ejo nzajya gushengereza ababyeyi. uri padiri. bene zivugo ku mukristo nkaho aherekeza abandi gusa, ameze nka cya cyapa cyerekana Yezu, ariko we agasigara ashinze ntamukoreho ntamubone, ati dore nguriya, abandi bakagenda wowe ugasigara. ibaze nawe uri padiri utanga Yezu, werekana Yezu, ariko Yezu agahindura abandi, wowe shwi uracyari kuri rya cupa, uracyashengerera rya cupa kugeza minuit moins le quart. ariko nivugiraga ntibikabe nibi nabo bizabera iyo hirya kure y'ingoro y'Imana, ntibikagere hafi kuri aritari. Chers frères et sœurs, comme la classe lieu d'étude, le laboratoire lieu de travail, la chapelle ou l'oratoire, c'est le lieu de prière, d'adoration. muri chapelle niho basengera, niho bashengerera. reka tujye gucya karindwa nacyo kiza gusoza imbuto zo gushengerera, les fruits d'adoration. ahangaha turaza kureba n'ubuhamya n'inama za bamwe mu bashengereye uko byagenze. imbuto zo gushengerera neza, c'est la transformation, la conversion, guhinduka. kaba nahindura ibitekerezo bibi nari mfite ngarangamira Yezu nyine akambwira icyiza, guhinduka neza, nkumva ndabikunze, ngagira ibyishimo n'amahoro, ibyishimo by'imbere, ngasenga neza, uburangare bukagabanuka, yewe nkongera n'ibikorwa by'urukundo ndakwirengagiza, kuko Yezu ahita amyemera kambwira ati ibi ngibi masumbuko, kora iki ngiki, genza gutya, ko yirengagije ibi ngibi. imbuto zishengerera, Yezu akankwitura, avertissement, kumburira. Yezu agenda kongorera buhoro buhoro mu gushengerera. Ikimenyetso kisimusiga kikubwira ko wamenye gushengera koko, nuko uzabaho wumva uri kubishaka, ubikeneye, ndetse igihe kikakubana gito ukumva utabikoze. niyo mfashe iminota 10 none nkumva ejo nzafata 20, nkumva bitanampagije, n'ejo ngafata isaha, kuki ntafata umunsi wose ndi gushengerera, kwiherera na Yezu, kugira ngo Yezu nyine ambwire byinshi, ankosore cyane, nkumva ntarara Yezu, kurara Yezu. reka dufate bane gusa mu bahamya bwo gushengera Yezu mu karisiya. nanjye kuvuga, reka dukurikize jenda, dufate abagabo 2, nanjye kuvuga n'abagore 2. Inyasi, Tomasi wa Kwino, Tereza w'umwana Yezu na Tereza wa Kalikuta. umuhamya wa mbere Inyasi wa Loyola, ngo mutagatifu Inyasi wa Loyola washinze abayezuwiti, ngo umunsi umwe arembye
ari ku gitanda ababara, ngo Inyasi wa Loyola rero agifite imbaraga ngo yari yaratangaje ko nta gishobora kumubabaza kuko ngo yahoraga yishimye. Nawe mu gihe kumva impamvu yahoraga yishimye, ngo nuko baramubaza bati none se Nyasi we, ubu se kugiye gupfa ngo upapa gutumyeho kwahagaritse umuryango w'abayezuwiti washinze ukawugokera amanywa nijoro ukarara udashinziriye uri kuwushinga ukakurushya, ubwo koko nabwo awuhagaritse ntiwababara? Nuko ngo Inyasi ariyumvira akanya gato maze arabasubiza ati il me suffit un quart d'heure d'adoration, d'oraison pour accueillir cette déception. Ngo byabanza kunsaba nk'iminota 15 ndi gushengerera, ubundi iyo déception nkabasha kuyakira, ubundi ubuzima bugakomeza. Ngibyo byishimo bya mutagatifu Inyasi wa Loyola yavomaga mu gushengerera, akumva ko naho hagira igihirika ibyo yakoze byose apfa kuba atahagaritse gushengerera ko ntacyo yaba. Inyasi nawe avuze ati mu gushengerera ukurusha kugana urumuri ni nako urusha kubona ubwandu bukuriho. Amen amen. Ni koko bakristo bavandimwe, iyo ngiye gushengerera, iyo ndi gushengerera bimera nkaho ndi kwireba muri mirwari mu ndorerwamo, nkabona uko nsa, nkabona uko meze, navuga uko nsa imbere, nkabona uko heza nsiga ahasigaye nkinogereza. Mu gushenya niho nshobora kwireba koko nkireba uko meze. Umuhamya wa kabiri ni mutagatifu Tomasi wa Kwino, ngo mbere yo kujya kwigisha ndetse no kujya kwiga yewe ubwo n'indi mirimo yose yajyaga imbere ya tabernakoro akabwira Yezu ati Yesu nyongorera icyo nza gusubiza, nyongorera icyo nza kwigisha. Nuko Tomasi wa Kwino agahaguma kugeza igihe nyine Yezu amwongoreye icyaza kuvuga, icyaza gusubiza. None se nakwibaza nti ngewe Padiri Masumbuko nakwigisha nte Yezu atanyongoreye? Nakwiga nte ngo subize neza Yezu ntacyo yanyongoreye? Nahinguka gute mu ishuri ntacyo twavuganye na Yezu? Padiri wategura utinyigisho niba utari imbere ya Yezu, mwikabare, muri salon, mu ruganiriro, Yezu akongorera hehe ryari? Padiri munyeshuri, mubyeyi, mwarimu, muganga, wajya kuvura ute niba Yezu atakongoreye? Yezu niba atakubwiye uburyo uza kurohora ushundura, uburyo uza kwerekeza mu mazi magari, watinyuka ute kujya kuroba? Yezu ngiye mu rubanza, nyongoreye icyo nza kuvuga. Umuhamya wa gatatu ni Tereza w'umwana Yezu ati quand je suis près du tabernacle, je ne sais dire qu'une seule chose à notre Seigneur. Jésus, tu sais que je t'aime. Amen. Ngiyo ni imbere Yezu mu Karistiya, mbwira Yezu gusa ko mukunda, ngumva birampagishe. Yezu ndagukunda. Amen. Umuhamya wa kane tujya kumva ni mutagatifu Tereza wa Kalikuta ati le temps que vous passez avec Jésus au Saint-Sacrement est le meilleur temps que vous puissiez passer sur terre. Ngo igihe wamara ushengera Yezu mu Karistiya ngo nicyo gihe cyangombwa kandi kibanze kandi kiryoshye gifite agaciro gakomeye wamara ku isi. Amen amen. Icyo gihe babyeyi nakibona nde? Nakibona na mayeriki. Bakristo bavandimwe, mu gusoza iki kiganiro cyo gushengerera twibukiranye ko Yezu ni muzima mu isakamiro ry'Ukaristiya. Nubwo utamubona, eye confiance, izere ko Yezu we ahari kandi ko kuruzi. Jésus tu es là, tu me vois, urambona. Nubwo nge ntakubona ariko urambona. Ushobora kutagira n'icyo umubwira kuko Yezu ntabwo akeneye amagambo gusa, ariko kumusura kenshi, kumusanga kenshi bikakubera ubuzima bwa buri munsi. Kuko ndakubwiza ukuri, numukoraho c'est fini, ukorakora bizaba birangiye, kuko ibiganza byakoze kuri Yezu ntibikorakora. Ibiganza byakoze kuri Yezu ntibimena amaraso, ntibyiba, ntibyandavura, ntibyandavuza. Amatwi yumvise Yezu ntiyumvirana, ntiyumviriza. Buri gihe nyine ahora abanguye kandi akabanguka. Umuntu washengereye neza yifuza guhora ashengerera akabikomeza, biramuryohera pe. Dore ko nyine utanabona amagambo pour exprimer yo gusobanura nyine gushengerera. Nanjye rero ntabwo nshobora kubona amagambo nakoresha nsobanura gushengerera. Bakristo bavandimwe murambabarira, nanjye hari ahantu ashoboye gusobanura gushengerera uko bikwiye, kuko simple Masumbuko me voici ntabona nyine amagambo yasobanura un grand mystère de l'Eucharistie. Iyo bera ritagatifu ry'Ukaristiya umva biragoye kurisobanura nyine. Murambabarira cyane. Icyo mpamya gusa, avec ton expérience avec Jésus au Saint-Sacrement, mu mubano wawe wowe na Yezu ukahigerera ukamwisurira atari nkurumbarirano, bizarangira mukundanye mubane. Amen amen. Yezu mu Karistiya uragasingizwa. Mwese Imana ibaho umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Masumbuko Ladislas wa Diocese ya Cyangugu.